Musanzwe navutse ku isabato. Wow. Yego. Cyari kimenyetso gikomeye cyane cyo kuba mu nzu y'Imana. Amen. Noneho iyi myaka 30 bigiye kuba binahurirana ku munsi w'isabato n'ubundi. Yego. Kuzaba watangiye kuwa nyuma nimugoroba. Yego. Rero aho nsengera muri Yereka n'ubundi tuba dufite ibitaramo buri wa nyuma. Bihuriranye ndavuga ati se kuvuka ku isabato imyaka 30 igasanga n'ubundi mu nzu y'Imana, mbona ko urwari urugendo rwo muri presence y'Imana. Rwose. Nko kuvuga ni imyaka 30 muri presence y'Imana. Amen. Mu mugoroba wa mashimwe. Niyo mpamvu ni Thanksgiving evening. Ni umugoroba wo gushima wa Mandela gusa, n'abandi bose n'umuntu ufite ishimwe. Niyo mpamvu turwararika muzaze. Dufite andi makorari azadufasha kandi meza cyane pe. Meza Imana iri gukoresha muri iki gihe, afite ubutumwa bwiza. Yabwire vuba vuba ndi kumva ndi kugira amashyushyu yo kuyumva. Yego.